Yohana ibice bitatu umurongo wa mbere tugeze kuri 23 iba some aravuga ngo ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso uje ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ndakubwira ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona umwami Imana. Mucakaronga. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kuzarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akazarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri naco ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka naco ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye ngo yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Yego. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho uje. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramubaza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli tumenye ibyo ngibyo? Tumenye ibyo. Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo aje mu ijuru keretse Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nuko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko itimanye Umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho, kuko atizeye izina ry'Umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umuco waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umuco, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umuco, kandi taza mu muco ngo ibyo akora bimenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu muco, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Komeze. Ugeze 23 ariho ugeze. Hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa mu gihugu cy'Iyudeya, atindayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ainoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Amen. Nakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane ubwo uyu munsi ari mbabwiye ngo turiga ijambo kuba umukristo. Umukristo ni iki? Ibyo tugiye kwiga mufite umugisha mwinshi cyane
kubera ko arimwe mugiye kubyiga. Ndabizi neza ko hariho n'abakuru batabizi ibi ngiye kubigisha. Ndabizi neza ko n'aba bakuru baba mu ikanisa batabizi. Niyo mpamvu ubukristo bwabuze abantu basa n'isi kandi baba mu ikanisa. Abantu basa n'isi kandi bitwa ngo n'abakristo. Ni ukubera kutamenya itangira ry'ubukristo, kutamenya msingi wa Kikristo, urufatiro rwa Kikristo. Ibyo tugiye kwiga rero, uwabimenye agomba kuba umukristo ukuri. Aho yoba hose ntiyoba kinyeganyejwe n'ibiriho n'ibizaza. Nta na kintu na kimwe kiza kimuhindura. Azaba umukristo kugeza ku gupfa. Azaba umukristo kugeza Yesu agarutse. Sababu msingi ndiyo kitu cha maana kuliko vingine vya kuongezea. Urufatiro nicho kintu cha mbere kuruta ibindi byose bigenda bishigwaho. Iyo umuntu adafite urufatiro rwo kuba umukristo, habe niyo yoba revera pasteur, habe niyo yoba bishop, habe niyo yoba apostle, ntazaja mu ijuru. Habe niyo yoba umwarimu wa Bibiliya, ntazaja mu ijuru. Nta bukristo afite. Cyo gituma azamenya Bibiliya ariko mukiangalia matendo yake munayakosa. Ugasanga umuntu ibyo afite n'ibyo akora birahabanye, biratandukanye. Ibyo ngakuriya muririmba mwamara ndimwegeranye, birahabanye. Nyinyi si wa Kristo. Sema amen. Sema amen. Ugasanga umuntu ni umukristo ariko mu wundi mwanya, mu zindi shuguri cyangwa mu bindi bintu taba umukristo. Ari umukristo mu ikanisa gusa, nyuma yo mu ikanisa nta wundi. Hariho bimwe atageraho ngo abikore kubera ko adafite ubukristo bwuzuye. Msingi wake si msingi ulio bora, si msingi kamilifu. Ukristo ni msingi. Ukiwa na msingi, ndio Yesu aliwaacha mitume wakiwa na msingi peke yake. Vitu vingine waliongezea kabla Yesu alipo ingia mbinguni. Ibindi yasize abigishwa batarakora ibitangaza habe na kimwe. Yasize abigishwa bataramamara habe n'umwe. Ariko yabasigiye umusingi, yabasigiye urufatiro, yabasigiye ibikomeye. Aravuga ngo basi inatosha. Sema amen. Inatosha. Yobana nabo atobana nabo, hapo inatosha. Cyo gituma yavuze ngo ntacho yoba gikoze mu isi, kile kilichomleta ni msingi. Msingi wa imani, msingi wa Kikristo. Sema amen. Sema amen. Basi mmebahatika kuingia kwa somo hili. Wengine waliingia tu kanisani lakini hawana hii somo. Nicho gituma batara abakristo bukuri. Ndio maana wanaumba uyumba, wanayumba yumba, wanacheza cheza. Hata wanakuwa wakristo kwa miaka 5, miaka 10, timuza mwana wose wazangu nzoka. Kwa sababu hawana msingi wa Kikristo. Umuntu waba ufite msingi wa Kikristo, tiyo wa muri Kristo ngo agire igihe cyo kuvamo. Tibibaho. Abaza bava muri Kristo, abaza banebwa, barabaye abakorari, barabaye abakozi b'Imana, abapastori, ni wale hawana msingi. Sababu hawana msingi, itabomoka tu. Biriya bafite bizosenywa. Buriya bukorari buzoshira, buriya bupasiteri buzoshira, kuriya kuvuga ku ndimi buzoshira, bariya bahanuye bizoshira, bariya bakuye ibiheko byinshi bizoshira, kwa sababu hawana msingi. Lakini yule aliyo msingi ni Mkristo wa imani, ni Mkristo ulioimarika, hata anguka hata siku moja. Sema amen. Sema amen. Ubwo dushaka kuvuga rero n'ubwongo. Bwana asifiwe sana. Ubukristo aho buhera. Ubukristo aho buhera buva ku ijambo rya Kristo.
kandi ndibashakira hano kubera ko twatwiga hanze ndibasomere. Warumi 10:17. umwe arebaho undi areba Abakolosayi ibice 3:16. Abaroma ibice 10 ndike n'Abakolosayi ibice 3:16. babiri baza gusomaho. Abaroma 10:17. Abaroma 10:17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Aho gusa subiramo. aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Abakolosayi ya 3 mu kwandika sura 3:16. Soma. aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, rifite ubwenge bwose. mwigishanye muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka. subiramo. ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, rifite ubwenge bwose. mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. muririmbira Imana ishimwe ryo mu mitima yanyu. Amen. Kuba umukristo ni ukugira ijambo rya Kristo. utagira ijambo rya Kristo si umukristo. kuba uwa Kristo ni ukuba ufite ijambo rye. udafite ijambo rye si uwe, niko Bibiliya ivuga. udafite ijambo rye si uwe. udafite ijambo rye si uwe, kuko ufite ijambo rya Kristo niwe wa Kristo. iryo jambo riza gukora iki? turigira ubwizihe mpamvu. impamvu ya mbere ni ukuba uwa Kristo. impamvu ya kabiri kugira ngo tuba aba Kristo ni ukuzaga ubwa kabiri. ubu Kristo bukaba buratangiye. tufite ijambo rya Kristo tuba aba Kristo. iryo jambo rya Kristo riza muri twebwe kutuzara ubugira kabiri. ubwa mbere twaravyawe na ba data na ba mama,
twabyawe ku mubiri, twabyawe ku mubiri uko turi, uko muri. Nyote mna vitabu? Mna vitabu na nyinyi? Twabyawe ku mubiri. Icyo ijambo ry'Imana riza rero, riza kutubyara ubwa kabiri kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Mungu Imana ifite umugambi wo guhindura abana b'abantu kuba abana b'Imana. Ibabyaye ubwa kabiri, babyawe ubwa kabiri. Babyawe bwa mbere babyagwa ari abantu buntu. Sasa sisi ni watu peke yake. Iyo twakiriye ijambo rya Kristo, tuba aba Kristo, rya jambo ryagwirira muri twe, tukaryumvira, tukaryumvira, turazagwa, tuzagwa ubugira kabiri, tukazagwa, tukabiki, tukaba abana b'Imana. Sema amen. Iyo uzawe rimwe uba umwana w'umuntu, iyo uzawe kabiri uba umwana w'Imana. Sema amen. Kusudi la Mungu ni ili sisi tuwe watoto wa Mungu. Dunia nzima, watu wote, abazungu, abirabura, umugambi w'Imana kohereza Kristo, kuza kwa Kristo mwisi ni ukugira ngo abantu bahinduke. Imiryango yose, amoko yose, indimi zose zihinduke kuba abana b'Imana. Ntibaba abana b'abantu gusa, ahubwo babe kandi abana b'Imana. Sema amen. Sema amen. Utabyawe ubugira kabiri, hata ufanye nini, hauwezi kamwe kuitwa mwana wa Mungu. Utabyawe kabiri, ntacyo wokora kindi kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Ntacyo. Ibyo dukora mu ikanisa tibiza biduhindura kuba abana b'Imana. Kazi zote tunazozifanya kanisani hazitupe ruhusa ama mamlaka ya kuwa mwana wa Mungu. La, ni uongo mtupu. Kuririmba ikora, gusohora za kaseti nyinshi ntabwo biguhindura kuba umwana w'Imana. Oya. Bibiliya yavuze mu Bakolosayi, yavuze ngo uja kuririmba ibihembano by'umwuka, ubwa mbere nuko abanza kuba ari mu ijambo rya Kristo, rigwiriye ngo ryaragwije ubwenge muri we. Ubwo bwenge ni iki? Rikamuhindura kuba umwana w'Imana, ntaba umwana w'umuntu gusa. Sema amen. Iyo amaze kuzagwa gutyo, ni ukwiye kuririmba. Ndiyo maana Sunday niliwaambia nyinyi ampashe kuimba. Ntawemerewe kuririmba ngo aririmbire Imana atarabyawe. Iyo ni fraud. Kama hujazaliwa mara ya pili, haupaswi kumshuhudia Mungu. Ubo uchiye. Wewe si mwana wa Mungu, wewe si wa Mungu, sababu haujazaliwa mara ya pili. Wewe umezaliwa kwenu peke yake. Wewe ni mwanadamu uzui, umwana w'umuntu gusa. Lakini kuwa mwana wa Mungu bado, kwa sababu haujaitika, haujasikiliza, haujatii neno la Kristo ili likae ndani yako, likupe hekima na upate kumuimbia Mungu. Sema amen. Ukimuimbia kama baba, kama Mwokozi. Kuzagwa ubwa kabiri nukumva ijambo rya Kristo, niko guhinduka umwana w'Imana, kandi uwo ni umugambi w'Imana. Sema amen. Number 2, icyo ni cyane. Icya kabiri ni gute umuntu abyagwa ubwa kabiri. Vipi mtu anaweza kuzaliwa mara ya pili? Ni gute umuntu ashobora kubyagwa ubugira kabiri? Gute umuntu ashobora gukenera Imana, agakenera kuba umwana w'Imana, akabyagwa kabiri? Niyo twasomye Nikodemo. Nani wenye wanamjua Nikodemo?
Unamjua Nikodemo? Nikodemo ni mtu gani? Yari umwarimu w'amategeko mu Bayuda. Alikuwa daktari, yari afite doktora. Alikuwa mtu mkuu. Alikuwa anajua mambo mengi kanisani. Alikuwa anajua mambo mengi kibiblia. Alikuwa anajua, yarazi neza ibitabo bitanu zamusa iby'amategeko zose yarabifite. Ibitabo z'amategeko zose yarabifite, yari yarabyize. Ariko ngo Yesu atangiye kubwiriza, Yesu inyigisho ze kwari uguhindura abantu kuba abana b'Imana. Inyigisho za Kristo nta kindi zishingiyeho, zishingiye kubwo guhinduka kuba abana b'Imana, kuzaga ubugira kabiri. Asanga Nikodemo arakora mu rusengero, Nikodemo arakora mu Bayuda, Nikodemo arakora mu Bafarisayo, Nikodemo arigisha, Nikodemo arabwiriza. Yesu ngo amurebe ararahira, aravuga ngo nukuri Nikodemo, nutazagwa ubugira kabiri tuzobona ubwami bwe mu ijuru. Nutazagwa kabiri tuzobona ubwami bwe mu ijuru. Nikodemo akamwambia abwira Yesu, aramubwira ngo se kanje ushaje nosubira ngasubira mu nda ya mama habzagwa? Akamubwira ngo umva rero nkubwire, ni gute wowe utazi bino? Hari abantu batazi gutandukanya umubiri n'umwuka, iz'umubiri n'iz'umwuka. Babizi byose bama bavogera, byose ni ukugendagendamo. Aramubwira ngo ni gute uri umwarimu w'Abayuda ukaba utazi kuzaga ubwa kabiri? Aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri n'umubiri, kile kinachozawa na mwili ni mwili mtupu, kizagwa n'umwuka nacho ni umwuka. Ikizagwa n'umubiri ni umubiri. Ikibyawe niba waravyawe na nyoko naso, wewe ni mwanadamu mtupu, uri umwana w'umuntu gusa. Ariko ikizagwa n'umwuka nacho ni umwuka. Basi ndakubwira ko nutavyaga ubwa kabiri nta bwami bwo mu ijuru zabo. Uwo Nikodemo yarabarusha mwese gukora mu nzu y'Imana. Zo nababwiye ninga bakamiriza abanyoko nabo ndi babizi nabaso nawajuye babizi bamwe ijuru rizagera batarabimenya bazaja mu ijuru, arabaye mwekane muso ikanisa rigende nico muzosanga bajya mwabonaga mu ikanisa batari mu ijuru, sababu hawakupitia kwa njia inayofaa kwa kuzaliwa mara ya pili, bali wamepitia njia zingine, bache mu madirisha, hawajui ukweli. Sema amen, sema amen. Zini nyigisho za Kristo, kandi Kristo ni iwe cyitegererezo. Wakiri nyigisho za Kristo bila shaka ataingia mbinguni. Sema amen. Kandi ndazonanirwa mu nzira, ntiyonanirwa mu rugenzo, nta buzima bwo munanira, ntabyo mucanga bibaho, ntabiriho, ntabizaza bishobora gucanga umuntu wakiriye neza inyigisho za Kristo. Inyigisho za Kristo zihesha umuntu wese ubugingo buhora. Sema amen. Nikodemo rero aca bugufi. Kile kilicho kinani y'abantu nuguca bugufi, ariko mwe mwabikoze Imana bahumuje. Iyo mutazano mworirimze ni aca bugufi. Hari umusore wabuze ijuru kubera kwanga guca bugufi. Bibiri itubwira wari umutunzi ngo araza abwira Imana ngo ni gute yogira kugira ngo yinjire mu bwami, abwira Yesu ngo yinjire mu bwami bwo mu ijuru. Yesu aramubwira ngo nuwujuje amategeko, nuwubaha amategeko yose y'Imana. Aramubwira ngo ayo yose nayitondeye mu buto bwanje narayujuje. Aramubwira ngo sawa, asigaye ikindi kimwe, ugende ufate ibyo ufite byose ubigurishe ubiheza abakene ubifashe mw'abana, hanyuma ugaruka uje mu ijuru. Yamahonga mu maso
ngo akatoroka aracika aragenda buri ubwami bwo mu ijuru. Ananirwa guca bugufi ngo Yesu amwigishe yumva icyo Yesu amubwiye, kuko ijambo rya Kristo nibwo buzima. Bwira mugenzi wawe ngo ijambo rya Kristo nibwo buzima, nibwo bugingo bw'iteka. Sema amen. Nibwo bugingo bw'iteka, bw'iteka. Sema amen. Sema amen. Nibwo bugingo bw'iteka. Yanga guca bugufi. Nikodemu we aca bugufi, kandi Nikodemu yagiye acitse abana. Iyo umuntu ashaka gukizwa azagenda wenyine, azagenda acitse isi, azagenda acitse abantu. Kokoka nta nama ibaho. Sema amen. Sema amen. Ni uamuzi tu, wumva amakuru ukagenda. Nikodemu ngo yumvanye Yesu amagambo atazi, ngo bimuhesha kugira curiosity, kugira amatsiko. Hari abantu batazagira amatsiko. Unaona kuna wale wenye hawako kuja na tena walisikia nikiongea. Uja rero kurimbuka nguruja kukwicaruza no gufuka amatwi. Tuzugira curiosity, tuzugira amatsiko. Sijui kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Kiingereza si mnajua? Curiosity ni uko nyine. Kumbe najua. Sema amen. Sema amen. Agira amatsiko yo kubaza Imana. Mbwira neza, nigisha Yesu. Ni wewe mwarimu, rabi. Ahinduka umunyeshuri kandi yari umwarimu. Kuna wale hawapendi kugeuka wanafunzi ili wapate kujua. Akasema yeye ni mkubwa, ngo ndawundi wo mwigisha. Uzikisi. Warebe byakora. Ni umuntu utazi. Sema amen. Sema amen. Nico gituma mwumvisiye hari wabazi ngo nico cyatumye mugezi ino minsi. Bazi ngo hariho imyaka yo kubatizwa. Kuna myaka ya kubatizwa. Siko bazababwira. None mwabujijwe niki kubatizwa? N'ubupagani mbese bwababujije. Si imyaka. Ni kindabaza, ni imyaka yababuje kubatizwa cyangwa n'ubupagani bwanyu bwababuje kubatizwa? Amwamini. Ni imyaka. Numva ko babigishe nabi. Ababigishije basona banyuko ndabyo ba. Nta myaka ibaho yo kuja mu bwami bwo mu ijuru. Ndaza kubabwira umwana wemerewe, utemerewe kubatizwa. Umwana utemerewe kubatizwa nutumva, nutiga, nutandika. Nico gitana nababwiye ngo utazi kwandika so. Utazi kumva. Aso. Maria hajui kusikia. Wakinabiri hawawezi batizwa. Ariko umwana wese wiga, wumva, wigishwa, akumvira, uwo nguwo anabatizwa. Sema amen. Sema amen. Barataragira. Nikodemu aricara aca bugufi, akanyenyekea. Yesu Kristo aramwigisha. Yesu Kristo amwigisha kuzaga ubwa kabiri. Aramubwira ngo Nikodemu, warazawe uzagwa n'umubiri nduzosubira mu nda ya nyoko. Sema amen. Kuzaga ubwa kabiri sugusubira mu nda ya banyoko. Hamutarudi kwa tumbola mama zenu. Aramubwira ngo kuzagwa ubwa kabiri mvuga n'ukuzagwa mu mwuka. Sema amen. Kuzagwa kiroho nibyo bisigaye. Kuzagwa mu mwuka. Kuzagwa mu mwuka niki ni gute? Yohana 6:63. Kiongoza naye tusome. Kuzagwa mu mwuka ni gute? Umwuka niki? Kugira ngo umuntu aje kuzagwa.
63 63 Yohana aravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntaco umaze. umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntaco umaze. igituma tuzagwa n'umwuka nuko ari utanga ubugingo. Sema amen. Amen. umubiri kuba umunyamubiri gusa nta bugingo, nta bugingo. ubugingo bwacu kugira ngo tugire ubugingo, kugira ngo tugire ubugingo bw'iteka nuko uzagwa n'umwuka. icyo nicyo gituma dushaka umwuka. Number 1 ni ubugingo bw'iteka. uwo mwuka niki? Endelea hapo. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Kuko uhereye mbere na mbere Yesu yarazi abatizera bari bo n'uzamugambanira uwo ari we, nuko aravuga ati nico catumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. nuko amagambo mbabwira niwo mwuka kandi nibwo bugingo. amagambo ya Kristo niwo mwuka kandi niwo bugingo. Sema amen. Amen. niba ushaka kuzaguka kabiri, ita ku magambo ya Kristo, amagambo y'Imana, aryo jambo ry'Imana. niwo mwuka kandi nibwo bugingo. niwo mwuka kandi niwo bugingo. kuzaguka kabiri nukumva ijambo ry'Imana, nukumva ijambo rya Kristo. iyo utumva ijambo, iyo udasobanukirwa n'ijambo, hauwezi kuzaliwa mara ya pili, hauwezi kupata uzima wa milele. ijambo ry'Imana niwo mwuka kandi ni nawo bugingo. uko niko kuja muri processes cyangwa mu nzira yo kuvuka ubwa kabiri. kugizoeza, kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ijambo rya Kristo, kwimenyereza ijambo rya Kristo, kuribamo. uko niko kuzagwa ubwa kabiri. yule yeyote asomi neno la Mungu, yeye ni mwanadamu wa damu na mwili peke yake. huwa hataridi ufalme wa mbinguni, habwami bwo mu ijuru azabo. mwe mwaje nyuma mufite ikayi n'ikaramu, muko nazo sawa. intambwe yindi tugiye kugera, iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, iyo amaze kumva iryo jambo, ari wo mwuka uganira nawe kugira ngo abashe kuvuka ubwa kabiri, intambwe ya mbere riza yihitiraho ijambo ry'Imana, riza ari ryo kuduhanira gukiranirwa, riza ari ryo kudukura mu gukiranirwa, mu gukora ibibi, mu gukora ibyaha, rikaduhana, rikaduhanura, rikakubwira ngo reka ibibi byose. kubatizwa nuguhindukira, nuguhindukira. kubatizwa nukuzaga ubwa kabiri, nuguhindukira, nukuva mu bibi wahoragamo, nukuva mu nzira wahoragamo, nukuva mu buzima kawaida waruhoramo, ugafatira ubundi buzima bushi, ugafata ibindi bitekerezo, indi mitekerereze n'indi mikorere. umuntu wese uvuka ubwa kabiri, imirimo y'ubwa mbere y'umuntu wa mbere n'imirimo y'umuntu wa kabiri iratandukanye.
imitekerereze y'umuntu wa mbere n'umuntu wa kabiri iratandukanye. Ikiza gihinduka rero ni ukuvuga ngo n'umuntu wa mbere yahindutse ku muntu wa kabiri. Sema amen, sema amen. Umuntu wa mbere ni umubiri, ni umuntu, n'ibintu byose bishimisha umubiri, byaba byiza byaba bibi, abibamwo byose. Umuntu wa kabiri ni umuntu wanga ibibi bi-affect umubiri, bitera umubiri, bigasaba bigatera umwuka. Ibibi byose iwe byaba iby'umubiri byaba iby'umwuka, iwe byose arabyanga, ntabijamo ntabigenderamo, ahubwo byo kwica umubiri ariko tibyica ubugingo. Uwo ni umuntu wa kabiri. Mwumvise itandukaniro ryabo? Umuntu wa mbere aja muri byose, byaba byiza byaba bibi, bipfe kuba bifasha umubiri, bipfe kuba bizamura umubiri, abeho, afe kuba ahumeke, abeho. Niba ari ukwiba ariko akarya sava, niba ari ukubesha ariko akabona icyo umubiri ushaka sava, niba ari gukopeza ni gukopeza. Kwiba mu ishuri bazabita kopi, nimba ari ugukopi ariko agafata agamagenda agakopi, nimba ari ugukopa yamara agatahana amanota ngo yafashe, uwo ni umuntu w'umubiri. Ibi byose ushobora gukora cyaba cyiza cyangwa kibi ariko kikubaka umubiri, uwo muntu ni umuntu wa kera, ni muntu wa kare, ni umuntu w'umubiri w'inyama n'amaraso bitazaraga ubugingo. Sema amen. Bitazinjira mu bugingo bw'iteka. Ariko umuntu wa kabiri ni umuntu wahindutse, wavuye mu byubaka umubiri, byaba byiza cyangwa bibi, yagiye mu byubaka ubugingo. Sema amen. Byubaka ubugingo ni byiza, ni ukuva mu bibi byose, habe niyo cyoba kimufitiye umumaro, no, aracanga uwo mumaro akawubura, icyo kintu akagikena, aza yanga gukopeza ahubwo agasibira mu ishuri umwaka wose. Uwo ni umukristo. Ko niko guhinduka. Akanga kwiba ahubwo akaburara, akanga kwiba ahubwo akambara ibishanyaguritse. Kubera iki? Yarakijijwe. Ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Guhindukira k'umuntu wa kabiri ni uguhindukira kuva mu nzira wari urimo y'ibibi byose cyangwa ibyiza, ibirimo byose ukagenda gusa ukaja mu nzira ugatoranya indi nzira y'ibyiza gusa bishobora kuzanira inyungu ubugingo gusa, umubiri ntubone inyungu. Ni kuamua nitapata ya uzima wa milele. Ya mwili ikipatikana ni sawa, isipopatikana ni sawa. Mimi nimeamua kufuata Yesu. Cyo gituma Biblia ivuga ngo ushaka kungorera ni yangu mubiri we, yangu ubugingo bwe, yitandukanye na se na nyina, yitandukanye nawe bavukana, abo bose ntabakunde, akunda ubugingo kuruta ibyo byose. Nihagera aho bo mwaka bene wabo, aho abi wabo bopfa, tibimubuze gukomeza urugendo, aho yobura umubiri we, tibimubuze gukomeza. Ngo umuntu aliyezaliwa mara ya pili. Ya murumvishije ariko? Sema amen. Ituma Biblia izivuga ngo ukunda se na nyina kundutisha, ngo ndakwiye kumwigishwa wanje, nico ngico taba yarahindukiye. Gukunda ubugingo bwiwe kubundutisha taba yarahindukiye. Nukuvuga ngo dukunda Imana tukayihindukirira mu rwego tugiye gushaka ubugingo gusa, si ndiyo? Kuzaga ubwa kabiri indego ni ubugingo bw'iteka, sibyo? Umwuka ni utanga ubugingo, siko Biblia yatubwiye? Tuba tuzaga ubwa kabiri tuzagwa mu mwuka kubw'ubugingo, kwa njia hiyo ya uzima,
kubwo kuri iyo nzira y'ubugingo twobonamwo ibyiza n'ibibi. Haya isawa, twobonamwo iby'ubugingo gusa, iby'umubiri bikabura. Sawa, sisi tutaendelea. Abo nibo bakirijwe babyahuga kabiri. Sema amen, sema amen, sema amen. Yesu yanaje no kubahumuriza, arababwira ngo uzotanga ubugingo bwe ku bwanjye azabubona kandi bwinshi. Sema amen. Yes. Ubu warekuye utakunda umubiri we ubwo Kristo, utagikora icyo yokora cyofasha umubiri ngo kibi gitume kimukiza umubiri, uwo nguwo ukibuza umubiri wiwe ukononekara cyangwa ukababara, uwo nguwo Yesu azawumugarurira. Sema amen, sema amen. Hiyo ndiyo njia, ni process semamba bwira yo kuzaguga bwa kabiri. Muri ubwo buryo bwo guhindukira habamwe ijambo ryitwa kwihana. Mtu akipata njia hiyo, yamaze kumva ijambo rya Kristo rimuhanira rimwereka iby'umwuka, ariryo jambo ry'Imana ritanga ubugingo, tanga ubugingo. Yamaze kubibwirwa azabona ibyaha bye, azabona amafuti, azabona ibyo yakoze byose kugira ngo umubiri wubeho, azabona ibyo yakoze byose kugira ngo batamukubita, zo kubesha no kwiba n'ibindi byose yagiye akora kugira ngo yoroherwe mu mubiri. Bya byaha byose yamaze kubibona, azakora icyo bita kwihana. Number 1, kwihana. Kwihana Bibiliya iravuga kwihana ni uguhindukira imitekerereze n'imikorere mibi maze ugakora ibyiza. Mwandike iyo. Kwihana ni uguhindukira imitekerereze n'imikorere mibi maze ugakora ibyiza. Utaandika kwa lugha ile unayoiweza, niba wumva uko mpamvu. Kwihana ni uguhindukira imitekerereze, ni uguhindukira kw'imitekerereze n'imikorere mibi maze ugakora ibyiza. Kuko nda yindi nzira yo kwegera no gusabana n'Imana bitanyuze mu kwihana. Kuko nda yindi nzira yindi yo kwegera Imana no gusabana n'Imana bitanyuzwe mu kwizera. Kuko nda yindi nzira yo kwegera no gusabana n'Imana bitanyuze mu kwizera. Tasoma katika kitabu cha Mathayo ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, urasimba n'umurongo wa 8. Mwalimu anaye tusomera Mathayo ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, urasimba usome n'uwo 8. haravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, nimugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudeya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose
barahaguruka baja ahari ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha byabo. 8 yavuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye, nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Amen. Amen. Soma tena ibyakozwe n'intumwa ibice 2:38. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 38. wa 38 haravuga ngo Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera. Amen. Amen. Kwihana rero, kwihana nivyo biza biduhesha kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Kama haujatubu, niho Yesu yababwiye ngo, Yohana abwira bene wabo, arababwira ngo mwihane dore ubwami bw'Imana buratwegereye. Kandi umuntu wese ahindukire muri uko kwihana, ahindukire imbuto ze, agira imbuto z'uwihanye, agira imbuto zitandukanye n'iza mbere. Nk'umuntu wihanye, nk'umuntu weruka kwihana, aravuga ngo kwihana niko kuza kuduhesha kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Petero yigisha abantu 3,000 bavuye mu cyumba cyo hejuru buzuye umwuka wera, ngo babonye ubwiza afite, babonye ijambo ry'Imana afite, ngo baramubwira ngo se twebwe twogira dute n'amagambo yaza babwira ngo yaza acumita imitima yabo, yaza bashinja, yaza amubwira ngo wowe uri umupagani, wowe uri umubeshi, wowe uri umwibyi, wowe uri umusambanyi, wowe uri umujura, wowe ugira nabi, wowe ugira umutima mubi, wowe uza w'Imana, wowe uza ukora ibi. Aya magambo yaza avuga yose imitima yawe yari kwibashinja, ibashinja. Ariryo jambo ry'Imana ryaza ribahana. Wamara arabaza ngo se twogira dute kugira ngo natwe tubone kuri iyo mpano nziza y'ubugingo. Sema amen. Sema amen. Impano y'ubugingo twoyibona dute? Petero arababwira ngo nta kindi ni ukwihana. Mwihane ibyaha byanyu bibabarigwe, utihanye ntuzubabarigwa. Mwihane mwicuze, mwature, mwihane muhindukire, muvuge, muhindukire muve mu bibi, hanyuma ibyaha byanyu bikugweho, mubabarigwe ibyaha, ngo mubone guhabwa ya mpano y'ubugingo. Sema amen. Sema amen. Vuga ngo amen. Iyo ni intambwe ya mbere umaze kumva ya makuru yose nababwiye yo guhindukira. Intambwe ya mbere, kile unachokifanya. Nababwiye ibira bindi ni ukumva gusa, none ugeze aho ukora wowe, aho ukora umaze kumva ijambo rya Kristo ryavugiye mu mitima wawe, ryavugiye mu matwi yawe, wibonye ko uri umunyabizinga, uri umunyabucafu, uri umunyamwanda, uri gito mu byo uvuga, mu byo ukora, mu buzima bwawe, mu myambarire, mu mibereho yawe yose. Ubonye rero uba gito bwawe, uhita wihana. Iyo ni intambwe ya mbere. Ukihana kubw'ubwami bw'Imana, ukihana kubw'impano y'ubugingo. Sema amen. Intambwe ya kabiri, umuntu azakora. Intambwe ya mbere muzokora no kwihana. Intambwe ya kabiri tegerezwa gukora mumaze kumva ayo makuru, ari ryo jambo ry'Imana. Muzago bwa kabiri ni ukwizera. Kwizera, kuamini, kwizera. Kwizera twagusomye mu Baroma igice cya 10, kugira ngo tuhasubire buke. Abaroma igice cya 10
umurongo wa 17 cyangwa uhera ku 16. haravuga ngo icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu. 17 akavuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Komeza. Ariko ndabaza nti ntibumvise? Ye rwose barumvise, ndetse ijambo ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti Abisiraheli ntibabimenye? Mose niwe wahamije, niwe wabanje kuvuga ati nzabateza ishari ku batari ishanga nyashanga, nzabarakaza nkunze ishanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Yes. Abaheburayo igice cya 11 umurongo mbere. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abera bahamwa neza nuko bari bagufite. Amen. Amen. Kwizera ni intambwe ya kabiri y'umukristo wawuja kuzaguga kabiri. Kuzaguga kabiri, intambwe ya mbere yiwe twavuze yo gutera no kwihana. Iya kabiri no kwizera. No kwizera iyo amaze kwihana arizera ibisabwibwa n'ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Kwizera ni ukumenya neza. Kwizera ni ukwiga Biblia, ni kujua ukweli. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Ni ukumenya neza ko ibingibi Biblia ivuga isi zashira ni ukuri. Ijambo ry'Imana niyo tubikura. Arandi muzamubona ko isi igiye gushira, arambira he ni ijambo ry'Imana. Sema amen. Sema amen. Tuzi ko abantu batazaba witeka, abantu babaye witeka. Iyo umuntu avuga uzamenya umuzazapfa kubera ko utazubimenya. Ntawo bimenya birahishe, ntawo bimenya nawe. Ariko tuzi ko umuntu atazaba witeka. Tubibwirwa niki? Ni ijambo ry'Imana. Ivuga ngo iminsi umuntu yategekewe n'Uwiteka. Niko muri yo igice cya 14. Yobu 14 murongo wa mbere haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Avuka ameze nk'uburabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze utyo warusha umureba cyangwa nkanje wanshira mu rubanza? Ninde wabasha kuvugana ibitunganye mu kintu cyanduye? Tawe. Ukiendelea kuna mahali pengine iminsi yashizweho nawe adashobora kurenga. Nukuvuga ngo ibi ngibi
tuzizera tuzemera kubw'ijambo ry'Imana. Umuntu rero akabaho azi neza ko atazahoraho. Mimi niko kwa muda, ndahari kubw'igihe, habe nubwo ndagwaye, habe nubwo ndarashwe, habe nubwo ndatewe icyo ari cyo cyose, lakini mimi sitaishi milele kwa mwili huu. Ibyo tubihabwa no kwizera. Uko kubimenya gutyo, uko niko kwizera. Kwizera ni ukumenya, kumenya ko ibyo abandi batari ko bumva ko ari ukuri, kumenya ibyo Bibiliya ivuga ko ari ukuri, kumenya ibyo Imana ivuga ko ari ukuri, nubwo bikiri mu magambo, nubwo biri mu nyuguti hano muri Bibiliya, ariko wowe uzubikura mu nyuguti ukabigira ukuri, ukabigira ubuzima, ukavuga ngo ibi ngibi ni ukuri, isi izashira. Sema amen. Sema amen. Hariho abazaraga ubwami bwo mu ijuru, hariho abazaraga ubwami bwo mu isi bw'umuriro. Daniyeli igice cya 2 biravuga ngo bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, ngo abandi bazukire ubugingo bw'iteka. Uko ni ukuri. Dutegereje umunsi w'urubanza, urubanza ruzaba. Abari mu isi bose bazacirwaho iteka, abatarizeye Kristo, abatamwemera, abatarakiriye Kristo nta bugingo, twese tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Umuntu wese azamurika ibyo yakoze, ngaraho unavifanya ukificha, nubwo ibyo wawe ukora uhisha, hari umunsi bizogaragara. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana bizagaragara, bizashigwa ku mugaragaro, kila mtu apimiwe yale aliyoyafanya. Sema amen. Uko ni ukwizera. Intambwe ya kabiri izituma umuntu ahindukira akaba umwana w'Imana ni ukwizera ijambo ry'Imana, akavuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuri, ukurivuze niko kuri. Sema amen. Sema amen. Ubwami bw'Imana buraharanirwa, intwarane zizabugishwamo n'imbaraga. Akavuga ngo ubwami bw'Imana burashakishwa. Okay, ni wajibu wangu kutafuta ni ukweli. Nindashaka ubwami bw'Imana, sinzabubona ndyamye, sinzabubona ncecetse, sinzabubona ndimo ndya gusa, sinzabubona ntabitekereje, sinzabubona ndagiye kubushaka. Akavuga ngo ukuntu kuri ubwami bw'Imana burahari, ni ngombwa ko mpaguruka kabushakisha. Sema amen. Kwizera, 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 kwizera. Umwana w'umuntu ndabeshwaho n'ibiryo gusa, abeshwaho n'ijambo ry'Imana, akizera iryo jambo, anaishi. Bwira mugenzi wangu anaishi. Donge guhinduka mu buzima bw'umuntu gusa, ugiye kuja mu buzima bw'Imana, nukumva ijambo ry'Imana ukaryemera, ukagizera, ukarigira ubuzima, ukarigira imibereho, ukarigira isi ugomba guturamo, ukaba mu ijambo ry'Imana. Ko niko kwizera, kurimenya, kumenya ijambo ry'Imana. Jua Biblia, soma Biblia. Kiwa mnasoma vitabu hivi vingine vyote, hivi vitabu zose muzamusoma n'ubwenge bundi muzamuja kwiga bwose n'ubw'uyu mubiri. Sababu gani? Wita ku by'uyu mubiri gusa ukananirwa kwita ku by'ubugingo. Imagine bene ubwo buyobe. Imagine umuntu ngaho nduratekereza ati se kubera iki iz'umwuka ibyo ndabishakira, ko mbanshakisha izino uzubishakisha ukarundo ubiva mutarabyuzuza, ariko iby'ubugingo uzubishakisha ukabishingira neza ukabibamwo ubutazabivamo. Hayo yote tunayoangangania duniani tutayaacha, hatutabeba hata moja. Ujenge manyumba, utawale, utaiacha tu, lakini yale tuliyoyatafuta ya kiroho, hizo twashatse by'umwuka, hata tutaviacha kamwe, hatutaachana na hivyo, ni milele. Amen. Sema amen. Sema amen.
iz'umwuka ntituzigera dutandukana nabyo, tuzobana nabyo muri ino si, twongere tubane nabyo nyuma y'ubu buzima, nyuma y'uyu mubiri tuzaba turi kumwe nabo. Haya ninayowafunza leo yatawasaidia dunia na pia mtakaa nayo milele. Sema amen, sema amen. Lakini watu wa dunia, watu wa saizi, dunia hii ujanja wayo, uriganya bw'abantu n'iyisi nubwo kukwereka iby'ubuzima kandi wamara ugafuta bigezeho, kandi wamara ukaruhuka ukabibura, wamara ukazabura n'ubwami bwo mw'ijuru. Ishano rikomeye, ishano rikomeye. Kristo ni wa maana duniani. Biblia iravuga ngo ndategeko ribihana. Ukisoma iyo usoma imbuto z'umwuka, imbuto z'umwuka ziri mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Hizi soma zose: upendo, furaha, uvumilivu, hivyo vitu vyote. Sema amen. Iyo bifite tategeko ryo mwisiriza ari guhana, hapo ni sawa. Hano mwisi tawuguhana birakunze. Washoboye isi, washoboye ubuzima bw'imiryango, mw'ijuru umeweza. Nukuvuga ngo utuye mwisi, utuye no mw'ijuru. Hapo pote wemerewe kuhaba. Kubera iki? Warahindutse, wewe ni mtu wa kiroho, warazauga kabiri. Kubera ko wazauga kabiri, unaishi duniani kwa amani na furaha. Mbinguni utaingia bila shaka, uishi kwa amani na furaha. Mwakire kwizera, mwizere ijambo ry'Imana. Hiyo ni shughuli yako ya pili. Shughuli yako ya tatu, nukubatizwa. Ya mbere nukwihana, ya kabiri nukwizera, ya gatatu nukubatizwa. Biblia yera itwereka imibatizo ibiri dukwiye kubatizwa. Biblia yera itwereka imibatizo ibiri dukwiye kubatizwa. Umubatizo wa mbere ni umubatizo w'amazi menshi. Umubatizo wa kabiri ni umubatizo w'umwuka wera. Usaha ndashaka kuba kosora bukeya, naje guhishurirwa mukanyangeze. Umubatizo harimo umubatizo w'amazi menshi, hakaba no kuzagwa n'amazi, kuzagwa n'umubiri n'umwuka. Abariko mwandika ivyo byombi mbabwiye. Kubatizwa mu mazi inamanisha kuzagwa n'amazi. Kubatizwa mu mwuka, kubera ururimi rwacu rwabaye igikene, abana nabaje bashe guhindura, ariko kuzagwa n'umwuka, kuzagwa n'umwuka. Sababu kubatizwa kwa roho
na kuzaliwa kwa roho ni tofauti. Kubatizwa n'umwuka no kuzagwa n'umwuka biratandukanye. So nimbona umwanya sinzi uyu munsi ko zokunda ngo tuhagere. Habe n'abo bakuru tibabizi bazi gutandukanya kuzagwa n'umwuka no kubatizwa n'umwuka. Mushike ni mushike muhira mubaze basona banyoko baba Kristo. Mubaze ngwese kubatizwa mu mwuka no kuzagwa n'umwuka ubindandukanyiriza. Bazananirwa muzoze muzomugira amakuru. Kubatizwa mu mwuka no kuzagwa n'umwuka biratandukanye. Ni vitu tofauti mbili. Kandi umuntu ategerezwa kugera muri izo nzego zombi. Tegerezwa kuzagwa n'umwuka ukabatizwa n'umwuka. Yale tunayoyaongelea ni kuzaliwa na roho, kuzagwa n'umwuka. Sema amen. Sema amen. Igituma twashizemo kubatizwa biri mu ijambo kubatizwa nukubera ko twatuja kuvuka, ko turiga musingi kuvuka. Kuzagwa kugizwe n'amagambo atatu. Umuntu wavyawe agomba guca muri etape zitatu, agomba guca mu ndambwe zitatu. Iya mbere ni ukwihana, iya kabiri ni kwizera, iya gatatu ni kubatizwa. Ivyo nivyo bizabihindura umuntu akaba aravutse. Pasipo kupitia hapa umuntu ntashobora kuvuka kuba umuntu, kuvuka ubwa kabiri, kuba wa Kristo. Niba mudaciye muri zo ndambo nyinyi ni wapagani, hamutaridi farme wa mbinguni. Ntimuzogera mu bwami bwo mu ijuru udaciye muri ubwo buryo. Kubatizwa mu mazi menshi niho twasomye mubatizo wa Yohana. Mu mazi menshi uwo mubatizo bawita ngo umubatizo wa Yohana kibiblia. Mubatizo wo mu mazi menshi cyangwa kuzagwa n'amazi. Kuzagwa n'amazi bawita ngo umubatizo wa Yohana. Tumesoma buja kare uyu mubatizo wa Yohana wavugaga iki? Wavugaga amagambo abiri manini. Ijambo rya mbere wavugaga kwari ukwihana by'ukuri. Ukiamua kuzaliwa mara ya pili, amua kutubu vya ukweli, vya kweli kweli. Ukiamua kubatizwa kwa maji mengi, jua ya kwamba ni kutubu vya kweli kweli. Ni uhitamwo kuja kubatizwa mu mazi menshi, uzumve ko bivuga ngo nukwihana by'ukuri. Kwihana byose, kumeneka umutima, kuvuga yayandi yose siri zote ulizozifanya kwa uficho, zambi ulizozifanya zenye hazijulikane kwa mtu yeyote. Ni lazima siku hiyo utubu hivyo vitu. Iyo uja kubatizwa baguhamagaye ngo tuje kubatizwa cyangwa utekereje kubatizwa, warumvise ijambo rya Kristo, ijambo rya Kristo ginje muri wowe riraguhindura ko riragusaba kubatizwa, kurumva umutima ushaka kubatizwa. Ikintu cyambere kibaho iyo ugiye kubatizwa mu mazi menshi, urihana ibyaha byose ukameneka umutima, kubera ko ugiye unaenda kuumbiwa moyo safi. Niumbiwe moyo safi, sinzi ndirimbo mzamurire. Nikutumikie wewe kwa kweli na kwa roho.
subiramo. Ebona uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Subiremo. E Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Amen. Dawudi, Zaburi ya 51 ivuga hejuru yo kwihana. Iyo ugiye kwihana, iyo ugiye kubatizwa, ni ugukuramo umutima ushaje, Imana ikakuremera umutima musha. Kuremega umutima musha ni ukumena wa mutima ushaje, ukamena bijya byaha bitazwi n'abandi wakoze, uzi bibi ibyo wagendeyemo, ukabimena ukabyihana. Iyo ubyihanye ukabona kumanuka mu mazi. Iyo ni number 1. Number 2, mu Baroma igice cya 6 murongo wa 23. Abaroma igice cya 5 cya 6 murongo wa 23. 5:23 cyangwa uhereye pere kuri 22 na kabiri numve. ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. mwifitiye imbuto zanyu zo kwezwa. Yego, ni ukwezwa. yego. y'uwerarwo 20. Pere 20. ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe, hera kuri 4, soma 4 ubone gusoma umurongo wa 22 na rimwe ugeze kuri 23. igice cya 3 umurongo wa 4. wa 4, yes. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Subira haruguru 3 haravuga, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'uwo mubatizo twahambanywe nawe no mu rupfu rwe, kugira ngo kuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo busha. Amen. 21 akavuga ngo, mbese icyo gihe mweraga imbuto ki zitari ibibakoza isoni, ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Nakirija mujima. Kubatizwa number 2 babwiye, ya mbere ni ukumena umutima, iya kabiri ni ukumenya ko upfuye, ni ugupfa. Kubatizwa inamaanisha kufa kwa mambo ya ulimwengu, gufa kubyisi ni ugupfa. Biblia yavuze ngo niba batizwe, twebwe dupfana na Kristo mu kubatizwa. Kristo yarapfuye, murabizi ariko mnajua hiyo habari? Ni ukweli. Yesu amekufa, Yesu yarapfuye. Hayo makuru ni mbamu, murabizi? None kubera kimwe mudapfana nawe.
sababu gani mtajana na Yesu? Mnampinga? Mnampinga. Naone ko mutabatira, ko murazunguza umutwe, mmepinga ukubera ko mutari mubizi. Eh? Eh? Muhindura uhereye none, mwebwe muhereho mugire reform, mubwira abantu ko kubatizwa si imyaka, kubatizwa ni ukumva ijambo rya Kristo. Bibiliya yavuze ngo dufana na Kristo mu mubatizo. Iyo tugiye kubatizwa mu mazi menshi, iyo bakwinitse baba baguhambye, ubupfuye, ufanye na Kristo kubyisi. Bakwinura mu mazi ukabuzukanye na Kristo mu bugingo bw'iteka. Sema amen. Sema amen. Iyo umaze gukuramwo izaha mu mubiri wawe, mu mutima wawe, ukabishogora, uzufa. Iyo umaze gupfa kuri byo, uzubaho muri bwa bugingo, muri kujya kubyagwa bwa kabiri, uzuvuka muri wa muryango wa kabiri. Umuryango wa mbere ni Adamu, si ndiyo? Adamu wa mbere. Umuryango wa kabiri ni Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri ni nani? Ninde? Murabizi mwese? Adamu wa kabiri ni Yesu. Kuvuka muri Adamu wa kabiri, ngube wa Adamu wa kabiri, ubu wa Kristo, ni ugufana nawe. Iyo mugiye kubatizwa, ubugiye gupfa ku by'isi, ukazuka ku by'Umwana. Sema amen. Sema amen. Bibiliya iravuga ngo, Abiroma igice cya 6:11, abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Umuntu iyo agiye kubatizwa, iyo yibiye mu mazi, agomba kuvamo akamenya neza ko apfuye ku byaha, akaba agiye kubaho mu Mana muri Kristo Yesu. Andika iyo. Iyo umuntu abatizwa mu mazi menshi, aba yemera gupfana na Kristo, aba yemera gupfana na Kristo kubw'ibyaha, akabaho kubw'Imana muri Kristo Yesu. Akabaho kubw'Imana muri Kristo Yesu. Ariko kuzukana na Kristo. Yes. Iyo namba 2. Kuja mu mazi. Twageze ku mazi, si ndiyo? Umuntu arihana, akizera, akajanwa ku mazi, akagera ku ntambwe yo kubatizwa. Ntambwe ya mbere yo kubatizwa ni ukugera ku mazi, ugahakikisha ko umutima w'ibyaha, sirisiri, bire bisirisiri bya zambi,
siri ni nini? Yamabanga y'ibyaha, yamabanga y'ibyo wakoze bitazwi n'undi muntu. Haya urabimena. Niwo mubatizo wa Yohana ugezeho. Mubatizo wa Yohana n'amazi menshi. Uwo mubatizo Yesu Kristo yarawubatiza. Sema amen. Sema amen. Niyo yatuririye ibyaha byacu twese. Niyo yikorereye ibyaha byacu twese. Niyo yabyemeye wa munsi. Sema amen. Sema amen. Amen. Ikiwa nyinyi amubatizwe na Yesu Kristo amebatizwa, kai mwamane mkaza mwikanisa. Hii kanisa ni ya Kikongo kweli. Hii ni kanisa ya Banyamulenge, si kanisa ya Kristo. Hii kanisa ya Kristo, ya Kristo ni kujifunza neno na kuingia katika njia ya kuzaliwa mara ya pili. Gusanga Kristo nukuvuka ubwa kabiri, nukuwa Kristo. Intambwe ya kabiri uri ku mazi kwenye kisima cha maji mengi, nukumenya kugiye gupfa, nugufana na Kristo. Ni kumaanisha uremera ko Kristo yapfuye kandi yafiriye ibyaha byawe kandi ufanye nawe. Namba 1 ni kutambua ya kwamba Kristo amekufia, nibwo azahinduka Bwana na Mwokozi.